bwari ubwitange. Hanyuma Rayon Day izaba ryari? Rayon Day turayiteganya ukwezi gutaha. Mu igenamigambi twakoze twayiteganyije itariki 15 z'ukwa munani. Ariko tugiye kureba dusanga Sekafa yarimutse. Zatanya ku itariki 25 irangire itariki ya 15 n'esheshatu. 25 z'ukwa karindwi. Urumva twebwe natwe tuba turi muri Sekafa. Yego. Ida dufite intego yo kuvuga ngo tugere kuri hashoboka. Bivuze ngo tugeze kuri finale ntago Rayon Day yabikiba uretse yuko nizo evenement zitarwanira umunsi umwe. Sekafa Kagame Cup ni igikombe twubaha kinini mu gihugu cyacu no mu karere kacu ku buryo ari cyo dushaka gushyiramo imbaraga. Twasanze rero nyuma ya Sekafa hazahita hajyaho Super Coupe. Ushobora gutegura Rayon Day tunategura Super Coupe. Tuve muri Super Coupe mwabonye ko amatariki ya CAF Confederation na Champions League ni kuva itariki 9 z'ukwa 9. Calendrier yari yuzuye twifuza kuyizana mu kwezi kwa karindwi. Nayo confirmation nayo turayitanga bitarenze weekend kubera ko tugomba gushaka equipe tuzakina. Hari bizo turimo kuganira. Hari numvise bavuga Gor Mahia muraganira se turimo turaganira n'equipe zo muri Tanzania zizitabira ko turimo turashaka equipe byibura izitabira Sekafa izo muri Tanzania ziye president kugira ngo buriya dufite Yanga tumenyeranye dufite Simba yo duhuje n'umufatanyabikorwa Jairut aho biganiro bishobora koroha ariko harimo n'ama equipe y'abashyitsi yagombaga nko muri mu biganiro wenda nubwo utabikomozaho we ntago mwaba muri kuganira. Oya zamu nk'ikipe. Ahubwo twari turimo kuganira na equipe yo muri Zambia nayo yari yasabye ko yaza ariko nazo ntiziremererwa nk'ama equipe y'abashyitsi. So ndumva hari biganira hari ibyo Sekafa irimo gutegura biraduha kuvuga ngo natwe bitworohere gutumira equipe izaza muri Sekafa bivuze ngo iri muri activité iri mu myitozo bizaba byoroshye kandi ishobora kuza igahita ikomerezaho pre-season. Hari n'indi equipe twabonye yo muri Sudan nayo ngira ngo ishaka no kuzaza mbere muri pre-season. Sudani y'Amajyepfo James Muhire Keve nayo ni equipe nabonye ishobora kuza mbere. Izo equipe zose turimo turaganira ku buryo byaba nabo kubafasha gutegura pre-season. Ariko turifuza kuyikora either ku itariki 11 cyangwa 18 z'ukwa karindwi. Mbere yuko tujya gato mu mwavuze ku by'amategeko ariko hari n'iby'amatora abantu bakomeje kwibaza. Reka tubanza tunyure ku cya bisi ubundi tunamenye abareyo ko numva amafaranga yabonetse bazagenda mu cy'abakinnyi bisi mu biganiro na Airtel. Buriya ibiganiro byakomeza kuzamo birantega bitewe n'ibyo by'amategeko bavugaga kuri ujyeho. Buriya iyo hari instability mu miyoborere n'umufatanyabikorwa ngira impungenge. Yego. Ese ndasinyana nande tuzakomeza ya nande bizagenda bite. Noneho hakomeje no kuza kutumvikana muri iyo partnership na Airtel. Ariko mu biganiro aho tugeze na Airtel nuko turatangira iyi saison mu kwezi kwa 9 cyangwa bikereyo gato bisi yabonetse. Baherutse kutwereka n'imiterere yabo ubigeze kuri step ya branding. Urumva risawa cyane. Hanyuma icyo yaravuze cy'amategeko nananyumuze amakuru yatanzwe n'ibitangazamakuru avuga yuko batwongeje umwaka. Aho ntabibonye ngo kugira umwaka utaha rwose itangazamakuru rye ridufasha ritanga amakuru y'ukuri. Twahawe amezi 6 inzibacyuho twongeza 6 twongejwe ukwezi kugeza ukwezi gutaha ukwezi kwa karindwi. Ubu imyiteguro igeze nko kuri 95%. Amategeko yarateguwe agezwa ku nzego zibishinzwe RGB tuyaganiraho. Igisigaje no guhamagara abareyo tukayaganiraho bakayemeza bakitorera inzego ku buryo bikunze tuzajya kujya muri za Rayon Day na za Sekafa. Rayon Sport ifite ubuyobozi bushya n'amategeko mashya. Ushoboza uri president wa Rayon Sport cyangwa utari? Kwezi kwa munani.
ese ubu akazi nkoze buriya ntikaba gahagije kugira ngo nkomeze nduhuke n'abandi bakomeze. ariko meya ni umunyapolitike ubwo urumva hatame mu mutego umuntu wabaye meya yabaye meya akiri na muto cyane afite imyaka 28 ubwo se urumva yagusubiza ni president n'uzaba president ku ishuri kwa barigani niga muri Kristo rwose ano mu mata ya fibrosima bayakuraho niwe watuzaniye inkunga ya leta $35 akiri meya za 2010 ubwo umuntu w'icyo gihe ari meya ubwo urumva muta mu mutego niwe president wa leta byikuvuna reka nkubwire buriya ushobora gutanga umusanzu uri hanze kurenza uri ahantu kuko iyo uri umujyanama uba urebera buriya ijisho ryitaruye rireba byinshi. Rero nibaza ko buriya dukwiye no gutangira kugira abantu b'abajene b'abareyo bahabwa inshingano aho kugira ngo bizagume dore wa muntu wabaye meya yabaye president bisobanura ko ajya ngo uri umusaza. Ijambo ry'abajene Muvunyi yararivuze abareyo ntibarikunda cyane kandi abasaza nabo bamerewe nabi. Ariko gato tujya mu mategeko muri technique president hari ese muzaguma na structure. Hari abavugaga bati muzagira board noneho ntihabe president ahubwo habe CEO noneho bibe iyerarishya ari ukwiteye hari board noneho hakaza izindi nzego ziri munsi ya CEO n'abandi batekinisiye gutyo, cyangwa muzaguma muri mwatanze proposal kugwa muri format yari isanzwe aho mugira president n'aba vice president bakorana bipanze gute byo muri proposal abanyamuryango bazemeza kuko byose ni ukubageza imbere y'abanyamuryango nuko tuzagira board igizwe na president wa board n'abandi bagize board members, tukagira komite nkemurampaka na komite ngenzuzi. Ibyo niko structure niko amategeko ya RGB ku miryango itari ya leta biteganyijwe. Abo bantu ariko bazaba ari urwego rw'imiyoborere, ubundi haze urwego rwa technique. Hejuru hari CEO, akaba ba directors batatu, directeur technique, directeur wa finance and administration, hakaza na directeur wa corporate services cyangwa se operations. Noneho hari hafi ya CEO hari umunyamategeko, cya kigo cy'amategeko kigomba kureberera Rayon Sport mu buryo bw'amategeko, aba legal advisors, ariko kikaba ari ikigo kurenza kuba umuntu. Ikigo muza donc kiraka cya consultance mu by'amategeko. Okay. Noneho hasi ya director wa administration na finance hari za services zose za accountant, human resource n'abandi nkuko muri structure zisanzwe bimeze. Hasi ya operations harimo za marketing, za communication, harimo za fundraise n'ibindi byinshi. Noneho ku side ya technical director afite aba heads bane. Hari head wa medical, hakaba head wa scouting, hakaba head wa development, hakaba na head wa professional football. Aya makipe makuru. Mu rubavu rwe nanone hakaba umuntu ushinzwe business development muri Rayon Sport. Ariko muri sport turagura umukinnyi wa $10,000,000 mu myaka 2 tuzamugurishije. Turadevelop umwana wacu mu myaka 3 turamugurisha $200,000. Ko turashaka ko imwe source of income izaturuke mu bakinnyi bacu tugurisha. Muri development turagenda tugura umukinnyi w'umujene muri Senegal w'imyaka 17 aze tumushyire ku isoko aduha $700,000. So iyo niyo hazaba hari indi department ishinzwe commercialization cyangwa se kubyaza amafaranga umupira wa Rayon Sport. Bakuze cyane Axel. Nese muri Rayon Sport hari ikintu dusize mbere ko turakura president. Muri Rayon ibindi president ashyiraho umucyo nabyo byavuzwe mu minsi itambutse ni bijyanye n'impinduka zabaye muri staff technique biriho bivugwa. Kocha Higo akiza mutoza w'abazamu mushya byavuzwe yuko Bakame barusanzwe ari umutoza w'abazamu ngo ashobora kugenda cyangwa se ngo agashyirwa mu bato ba Rayon Sport mu bana batoya muri junior. Icyo ni kimwe kinajyanirana n'iby'abatoza bungirije. Hari ingingo batujuje ibyangombwa
havuzwe koca Romami na koca Sasha bavuga ko lisansi bafite zitabemerera gutoza by'umwihariko imikino ya Confederations Cup nk'uko amategeko ya CAF abiteganya. Ndetse haza n'ikindi kintu cyavugaga yuko ngo uyu mutoza w'abazamu Higo ashobora kuzifashishwa nka assistant coach wa hari ingingo kubera ko wujuje ibyangombwa kugira ngo kubyo CAF isaba kugira ngo kuko CAF ngo isaba babiri bafite lisansi A CAF babiri ubwo numvishe babiri umutoza mukuru n'umwungirije kuba bafite lisansi A CAF cyangwa se lisansi UEFA Pro. ubwo nagira ngo president cyo kintu gishyireho umucyo hari n'akantu kajemo nako numva nako akantu katasona neza nako wakomozaho hagati ya koca Romami na Sasha bavuga bati se Romami na Sasha ko bafite lisansi zimwe ariko se kuki Romami yagiye Sasha haguma hazamo ibintu vuga ko Sasha ngo ari umuntu hafi ya famille ako kantu nako kankoze ku mutima nawe ningira amahirwe yo kukubona nako uzagashyiraho umuco nk'umuntu wabaye no mu nzego z'ibanze by'ukuri ako kantu gasobanuke neza. Ikintu cya mbere mu bintu turimo kubaka muri Rayon Sport ni ugukorera mu mucyo cyane, transparence. Umuntu wari wese uzaza muri Rayon Sport ibikorwa twabigusobanurira. Ubundi aho iterambere rya football rigeze umutoza mukuru ni nawe wihitiramo staff. Nta hantu hakiba kuvuga ngo umutoza mukuru ahahuriye n'undi waturutse aha n'undi waturutse aha. Ubundi abatoza bari professionnel agendana na staff cyane. Uvuga ati jewe nkoze contrat nkanjye ndanegosiye nkanjye ariko mfite staff abungiza abantu naba. Mourinho yabwiye Real Madrid ngo ndazana Pepe ndazana Sami Khedira niwe wabategetse ntago ari Florentino Perez ibyo rero buri mu bintu twemereye. Hari ingingo ajya kuza aravuze ati jewe ndazana n'umwungiriza tamubwira tuti rwose ahubwo twagakwiye kuba tuvuga ngo urazana n'abungiriza kuko icyo dushaka ntabwo dushaka kuvuga ngo umutoza mukuru yananijwe n'umutoza kandi mu Rwanda bita ngo yamuvanye kandi cyane. Urazana na timu yawe nimugenda muzanajyana nimukora neza muzashimirwa hamwe. So aratubwira ati jewe ndazana n'umutoza Sasha niwe wamwihitiyemo ubwo afite icyo yamuhitiyemo. Baje basanga Romami na Bakame. So barakoranye muri aya mezi biza tubona amabwiriza ya CAF yuko umutoza mukuru n'umwungirije bagomba kuba bafite lisansi A. Icyo gihe umutoza niwe agomba kuvuga ati mu bafite lisansi B ndagumana uyu. Ubwo amahitamo yabaye kugumana n'uwo bazanye ari we Sasha. Noneho tumuha n'uburenganzira bwo kwishakira undi mutoza ufite lisansi A. Ubu arimo aramushaka kuko twahawe igihe cy'igihe tugomba tariki 30 kuba twabishyize muri CAF. Arimo aramushaka kugira ngo tugire ekipe y'abantu umutoza mukuru afite umvikana bahuje bite no kuvuga ati jewe uyu mushimyeho iki ngiki bazi bakorane umuntu atazavuga ngo runaka yaciye inyuma yamvangiye. Icyo gihe uzabazwa inshingano nk'umutoza mukuru n'abantu bawe muri kumwe. Ubwo njyango wenda kukirebana n'umutoza wa kabiri wa lisansi A n'amabwiriza ya CAF ni n'amahitamo twahaye umutoza. Kuri Bakame muri Rayon Sport turimo kubaka turashaka expertise ku rwego rwo hejuru. Ntushobora kubona umutoza ufite lisansi A ya UEFA ngo umwima amahirwe yo kuba yaza ahubwo agafasha n'uwo wundi kugira ngo azamuke. Ndumva Bakame afite lisansi C ya CAF. So kuba yagira undi bakorana tuzakorera be mwaka utaha haga nawe ufite C 27. Ko usibye se kuba wampinze ujya ngo ndoroshye ndi ku rwego rwa Bakame. Yes ni byiza. So rero Bakame ni umutoza wa Rayon Sport w'abazamu ubu muri gahunda zaba yungirije uriya mutoza mukuru bakorane
umutoza avuga ati bitewe n'ibyo nifuza turuzuzanya biragenda neza, noneho tugire ekipa ikomeye, tugire staff iri strong, tugire ya staff. N'ikindi kiza mwari mwavuze perezida, sinzi niba narakandagiye amakuru atariyo yuko azaba cross cutting uriya muzungu wazajya afasha no muri Rayon Sport y'abagore no muri under 20 ni muyishinga, agafasha abandi batoza b'abazamu muri ayo makipe yandi naho kubongerera ubumenyi. Afite expertise nyinshi, buriya ni n'umuhanga muri ibi bya video analyst, ku buryo ashobora kuba ari muri staff akora akazi karenze kamwe. Ibyo rero ni ikintu usanga muri staff urimo kugenda wubaka ubushobozi, ariko nk'uko Rigana bivuze, n'ikindi muri uyu mushinga dufite nicyo kuzamura impano z'abatoza bandi bato. Muzi dufite abatoza nka Bambungira Inyanza, dufite abatoza ama equipe yacu bakeneye capacity building. Noneho muri projet dufite tuzaba dufite centre, tuzaba dufite satellite enye mu gihugu, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, zizamura impano z'abana. Noneho tukagira centre mu mujyi, nayo ni projet izatangira uyu mwaka uje, ku buryo nka buri equipe y'abakobwa iba mu kigo kimwe, iba muri AP Rugunga, bose baba bari hamwe, niho tuvugana n'ishuri tukabishyurira amashuri n'ibindi. Turifuza ko n'abahungu tugira centre imwe hano, turimo turaganira n'ibigo nka za Saint André n'ibigo bindi bikomeye hano bifite n'ibikorwa remezo, ku buryo abana bacu babaye detecte muri za satellite enye, baza bagahurira hano i Kigali bakiga hamwe, tukabankadira bari hamwe. Rero ushinzwe kuzamura izo satellite ni directeur technique n'aba batoza bakuru bacu, tuzaba twarahuguye abo batoza bashinzwe kuzamura abana kugeza ku myaka 15, noneho 15 kugeza 17 20 bakaza muri ya centre noneho i Kigali, ko twebwe ubushobozi ntiburagira ku buryo twagira amasantre arenza 5-10. Nicyo mu gikoze cyaba gikomeye cyane. Perezida, katugushimire umwanya wawe waduhaye nka Radio Rwanda n'urubuga rw'imikino muri rusange. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twagiranaga na perezida w'ikipe ya Rayon Sport. Sinzi niba hari ubutumwa noneho mwagenera abareyo muri uyu mwaka w'imikino, wenda nitubona n'amahirwe kuba tumazabatumira, wenda no ibintu byararangiye sezigiye nko gutangira nyuma yo kwezi azaba ari CEO, mbaye ngutangarira mbaye mbikubwiye amaye akazi Rigani, amaye akazi byarangiye. Erega hari ukuntu twe turi abanyamakuru dutanga ibitekerezo, ntabwo wakora amavugura yo kuri uru rwego ngura abakinnyi gutanga RGB ngo ihindukire ngo ivuge ngo nimushyire wundi CEO, kandi project umuntu ayikoze RGB sizamushyira hariko sisa nabareba bazashiraho niba cyangwa ibyo byabarebe bire tweganire CEO, ibyo byabarebe ubyiho. Uyu mushinga buri niyo utawukora muri rewe wawukora n'ahandi cyane nko muri Gicumbi se itagere message, ariko sinica amatora sinica amatora muzatora uko mushaka. Ubutumwa n'abareyo nayo mbashimire, twarwanye urugamba rukomeye hamwe umwaka utaha, buriya niyo mpamvu umunsi wa nyuma abantu barabo gushimira cyane n'abakinnyi, birumvikana n'abafana batubaye hafi mu bihe bigoye. Nubwo mbere mbonye abareyo babinyuma ya Reyo kandi babona itarimo gutsinda ariko bakaba ni icyizere gikomeye. Noneho niba baratubaye inyuma muri biriya bihe byari bimeze kuriya, muri ibi bihe by'icyizere, muri ibi bihe by'ubuzima bwiza, bazuzura amastade cyane, ko turimo turaganira na Stade Amahoro abayishinzwe ku buryo byibuze hafi 60% y'imikino yacu tuzakira muri Stade Amahoro. Birimo biragenda neza ko stade nayo n'ubushyuhe n'insinzi tuzaturimo kubona. Abareyo iriya stade bashaka kwibyaza umusaruro, bashaka kwibyaza umusaruro, ariko mwibaze namwe igikorwa remezo igihugu cyubakiye abanyarwanda, kikabaho match 2-3 mu mwaka, bakupa bwatsi buri gihe n'amafaranga agenda. So turashaka kugira ngo rero twebwe Rayon Sport tubabambe, ngo barayihendaga cyane mukabura amafaranga. Mu biganiro birimo biragenda neza, barimo baragenda basanga yuko guhenda igikenewe n'uyu mikino cyane kurenza amafaranga, nubwo nayo abakenewe cyane. Rero turifuza yuko abareyo bakomeza kuba hafi y'ikipe, ubururu bwacu, agaciro kacu nibatanga amafaranga tugura abakinnyi twubake ikipe. Iyo abantu bavuga ngo ntitura isoko 20% yo kwinjiza muri ekipe, niyo ifite 80% y'umusaruro. Yego, kuko 20% y'abakinnyi 3 cyangwa 4 nibo bakizigenza. So turabasaba rero batube hafi. Dusoza kanyuma umukinnyi wa Reyo ujugurwa n'abafana ko tubona mutarimo kumushyiraho,
ko turi kumushyiraho wa undi mujya muvuga ati dore twaguze abana namwe nimwigurira uwo